wamonye Wasiri Wasiri nuko arimo aragenda denuka igikombe bagitwaye abateye ubwoba wamonye oho yitwa mpuzamahanga Wasiri nuko agiye kwinjira muri RBA neza cyane ibintu byose ari amahoro igikombe akabagiye kukimuha neza cyane sawa sawa kamera muri zo kamera zimura rugaje uri kutwereka ntacyo dufatamo Wasiri ibintu bihinduye isura mwabana focus bashyire kuri ariko se ijye kuri Wasiri cyangwa ku gikombe n'ugiteruye oya uko neza dore we uko bimeze abantu bari ku mashusho barimo barabibona uko nyine ibintu bihinduye isura uko nyine umva harya umuvugizi wa Yanga niwe wazanye ingwe muri stade Wasimba Wasiri waramutse kutwinjire mu kiganiro uje uturuka he n'igikombe ngo yikoraho none urashaka no kuvuga tanga International Wasiri tanga umeze mute abo mu rubuga rw'imikino none uguseka gusa Dewe ku munsi nzano wa mbere turimo turakora prediction Orari ibyo ni twabihamyaga se twahamyaga ko muzagitwara oya mwerega si kisimwe mwari ikibazo nabo twazanye marashonda jangwani yumvaga azagitwara jangwani yavuze ko Simba na APR arizo zizakina umukino wa nyuma ngewe namweruriye mbere ndamubwira nti rero uzirinde ko Wasira akora ku kintu bwa mbere araseka agira ngo n'urwenya ndongera bwa kabiri ndamubwira ni nge ndi finale wowe niba wiyaminiya buwa mbere mu itsinda tuzahurire kuri finale basoro cabana se musi byoroshye no wa mbere mu bataca Wasi ufashwe ute igikombe ukivanye ute muri office kameme cyari cyamaze kugera muri office bigenze bite igikombe bakigwaye baje bakigaragera rwose tubabare basi kwabwa beza rwose uwirabura no w'inzobe basirabuza ati ko muhari igikombe bafite igikombe ese igikombe suku nagihawe oya no kwagira so bagisohoye reka bongere bagisohore kuri office rero bakibazane muri RBA ibintu birakomeye cyane naha mbere gikandagiye cyane wow naha watangarije ni nawe oya nibwo bwa mbere dutangira campaign ya CECAFA niho hambere naje niyo media house ya mbere nakandagiyeho ndibuka nari ndi kumwe n'umuvandimwe ni hano hambere ore watashe mbere mwese ntago muri bazima ikintu gisekeje cyane nakunze kuntu yakoraga prediction ngo Rayon Sport yo izazamuka na best rusa egera umunsi wa nyuma umwanya yashakiraga ari uri kuwishaka nahisemo rero ko uyu munsi Radio Rwanda nizera ko iri mu bitangazamakuru kameme ni nacyo gitangazamakuru kigera mu Rwanda hose natekereje ko rero stade amahoro irimo abantu 45 hari abantu nabonye bari Rusizi hari abantu nabonye bari Muhanga hari abo nabonye bari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda Nyanza ahantu henshi 45 byari biri muri stade amahoro nibyo byagize amahirwe yo kubona igikombe n'amaso yabo hanyuma rero nahisemo ko uyu munsi ngomba gukora igikorwa cyo kuzenguruka ku bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo mfate umwanya nongere nereka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport igikombe twe tumaze imyaka 28 dutegereje ari cyo kikingi kimubona abakobwa bafite mu biganza iyi ni CECAFA Kagame Cup dutwaye bwa mbere ariko ni CECAFA ya kabiri in general ya kabiri ni mutware bwa mbere mu Rwanda oya ni CECAFA Kagame Cup ya mbere kuva yaterwa inkunga n'umukuru kuko twebwe twayitwaye 98 yari ataratangira kwitera inkunga yiteye inkunga imyaka aciye imyaka 4 twifuzaga rero guterura igikombe cyanditse izina ry'umukuru ubundi mu magambo make ku myaka ya Wasiri ntago yarazi Rayon Sport itwara CECAFA kuko igitwara ntago mbese no nari mfite nk'umwaka umwe cyangwa ibiri nta kintu uzi ntago nari mbizi byumva mu mateka nanjye jewe rero nibuka ikintu kiriya gihe 98 wari ufite ubwenge ndabyibuka cyane ufite yaracuruzaga riboga
ngo wavomera ngo uruko kirya kintu buriya ntacyo yari ikibuga president cy'indege. wa korali y'abana b'i Kanombe. ikibuga cy'indege buriya kera abantu bari bafite access yo kugenda ukagera hejuru bahitaga muri aerogare Aerogare Eh. hejuru. ebana ikintu ntajya nibagirwa mu mutwe wanjye harimo ibintu bibiri Rayon Sport ihageze habagamo udutebe tw'umweru Yego yego. barahishimira baratumenagura twose basiga twacitse icya kabiri cortege yo kuva ku kibuga urumva kameme byewe nyine byagarukiye hariya ku kibuga Cyane. kuko barasohotse ntabwo nari kuharenga barasohotse ari cortege ndende igikombe bagitwara mu modoka ya dekapo ifunguye hejuru muri make nta mukinnyi n'umwe nibuka kiragiye ariko izo nizo memories zanjye icya gatatu naratashye mama arankubita Radio Rwanda ko navuye mu rugo ntabiherewe uruhushya ariko ngeze mu rugo Radio Rwanda yakoze coverage yo kujya kwakira igikombe cya Rayon Sport live. ya nakavura kari kugwa kabisa Live icyo gihe twebwe twari twibereye za Butare twumvaga kuri radio kabisa umunyamakuru sinibuka ngo ninde ariko kuri Radio Rwanda barimo baravuga bati barahatungutse ati baraje ati ndababona bakavuga amazina bati baza pi ndababona bati babiri ngaba cyogero nari nambaye akantu k'agakabutura kagufi ncamo hagati gutya nibwo bikini yadutse so noneho Radio Rwanda ubwo yakoze coverage iri yonyine atari uko ibishaka yonyine kuko niyo yonyine yari rukumbi bakoze coverage y'uburyo igikombe cya ubwo nabo bana yagiye ibyara nabo kuri CECAFA unyuzemo ujyaneyo nabo ubakorera iyo coverage noneho abo bana nyine ba Radio Rwanda Rwanda ndavuga radio zi ntoya nyine izi yabyaye harimo n'izo twuzukuruje urumva twabyaye radio disi bwa mbere 2004 nayigira izindi yagiye ibyara ubu tugeze nko mu kubuvivi hose unyureyo n'ugere no kubuvivi kuvageze kuri mere wajyana no mu bana no mu buzu igikorwa cy'abagabo ubwo yabanje hano wajyana no mu bana no mu buzu ubu nibwo ndi kubiha agaciro uburega uwo muri no kunyumvana amagambo make muzigiye kujya munyumvana amagambo make cyane ngiye kujya mvuga amagambo make abaza no kwikimana ibikorwa bibe byiza iki gikombe Rayon Sport yatwaye hari hahuriyemo ibihugu byo muri aka karere byose Rayon Sport atwaye igikombe champion wa Djibouti Rayon Sport atwaye igikombe champion wa Zanzibar yatwaye igikombe champion wa Kenya wa Sudani wa Uganda nabo mu Rwanda babiri Tanzania nabo mu Rwanda rero babiri abo bose nabatwaye igikombe now from now ndimo ndashyiraho amabwiriza ngenderwa tujye kujya tugendera muri iyi minsi ntazongera kubona hari umuntu mumpurizaho nawe muri studio aya namakosa iki gikombe nta wundi muvugizi ukigira Rigoga nta wundi muvugizi ukigira Eida nituzajya tujya muri campaign ikeneye abantu babiri umwe arajya abanza undasoza nimuhitamo ko mbanza ndabanza nimuhitamo ko nsoza ndasoza nta kibazo nase umuzajya nzana iki gikombe iki undaza nicyo banyweramo icyayi ariko uwo mwana nta igikombe gishyire ku meza ntacyo oya uyu nguyu ko ari byo yaremewe arabizi cyane aka ni akazi ke ka buri munsi yaremewe guterura igikombe Wasiri what next Super Cup wese ntago uri bwange kwikina ngo uvuge uti arankunda Rayon Sport ni ikipe y'umupira w'amaguru ishinzwe gukina ndimo ndanasaba Ferwafa n'ibiteza amatwi Radio Rwanda aka kanya ntago wabura kwitega amatwi ndabasaba ikintu kimwe cyonyine ibyo abari muri iri rushanwa bose bifuza babibahe uwifuza gukina n'ikipe imwe cyangwa niba uwifuza gukina finale bamureka ajyeyo ngewe nkine match imwe nzamusange finale cyangwa nzimukinire zose nta kibazo duhurire kuri finale niyifuza gukoresha abanyamahanga 14 babimurekere nabyo abikore nta kibazo niyifuza ko tuzakinira muri mini foot naho batujyaniyo nta kibazo kubera ko twebwe we believe turi ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'umupira w'amaguru ikora iki kintu umupira w'amaguru yego muri circumstances zose ikipe y'umupira w'amaguru ikina umupira w'amaguru niyo twaba tumaze gukora umwitozo umwe wonyine twebwe twizera ko abatureberera twahaye ubwo bubasha etwe twatoye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda niba mu bubasha bwabo babonye ko Super Coupe kugira ngo iryohe neza igomba gukinwa n'amakipe ane ese ubundi mbere na mbere nibande bifitiye inyungu kwizigita nibande bifitiye inyungu na amakipe ubwayo kubera ko twebwe turava muri Super Coupe tujya mu marushanwa mpuzamahanga
buriya gukina izi match nyinshi birafasha, nibyo bidufashije gutwara CECAFA. Twakinnye match mpuzamahanga nyinshi mu buryo bwose bushoboka. Ndifuza ko ubwo Super Coupe yagakwiye kugira n'amakipe 8. Aba amakipe 8 tumanuke muri competition mpuzamahanga. Nibiba byiza ni na ari Hilal bayongeremo na Amerika bayongere. Ndamutse mbonye uburyo Hilal na Amerika babongeramo nabyishimira. Biradufasha iki twebwe? Nitujye gukina iyi competition mpuzamahanga muri confederations, ninjya gukina na Panthère Dinde, ikintu kiri buze kumfasha ni competition nyinshi abakinnyi banjye bafite mu maguru. Ndaba maze kumenya who is ready, ninde utiteguye, ni hehe nsigaranye intege nke kugira ngo niba hasigaye room yo kongera umukinnyi nabwo mwongeremo. Ibyo nimara kubibona rero nzajya muri competition niteguye. Niyo mpamvu ahantu hose duhumetse hari umukino turakina. Hanyuma mwongeyemo mu defense. Oya, ubundi kuki wategereje ko turyama? Warabanje urandika. Mukanya urongera utese murabaza. Murabaza. Ntaza kuvuga wagira ngo n'abareba muri Amerika babibone se. Oya, yahise yongera araza aratizinga. Ngese ngo dutangaze ryari inkuru. Abareba umunsi ngabafana ba APR batararyama ngo tangaza vuba batararyama muri commentaire ko bavugaga. Urangiza wasiri ibitotsi biratwica duca imigara twinjiye uyu munsi ubona gutangaza. Kuki watinze gutangaza? Ibuga za Rayon Sport ubu ziractive cyane. Nashyiraho saa 7 z'ijoro, nashyiraho saa 8, ntabwo nashyiraho saa 9, notification umuntu iramugeraho ukashaka. Aba boss nabwiye ni reka ariko dupime turi dushyizeho bwije cyane abantu bahibona. Ngiye kubona mu nimiriro iramanuka ku mbuga irimo yigirira icyo. Ubu defenseur we hari ikintu musobanukiyeho. Turi aiming ibintu binini. We aiming high. Dusanzwe dufite mu defenseur mwiza cyane witwa Didier Nshuti. Dusanzwe dufite mu defenseur mwiza cyane witwa Matumona, dufite no mu defenseur mwiza cyane witwa Charles Chaplau, tukagira na Fabrice ushobora gutanga support muri axe centrale ndetse no ku ruhande rw'ibumoso inyuma. Matumona uramwemera? Yego. Ndamwemera cyane. Sasa niye karite y'umukundira. Sasa rero icyambere azi gukina umupira w'amaguru, ni mu defenseur mwiza umenyereye ubutaka bw'ino. Basi komeza. Ikintu Rayon Sport yashakaga rero, we make sure ko nitwinjira muri competition mpuzamahanga tujyanayo karite z'abakinnyi basanzwe bamenyereye gukina ayo marushanwa mpuzamahanga. We make sure uyu mudefenseur ikipe ya Rayon Sport yasinyishije ni umudefenseur w'imyaka 27 w'umunya Cote d'Ivoire. Reba parcours ye y'ahantu yanyuze, itegereze parcours. Ni umudefenseur wa Wydad, Renaissance Zemamla, ari Hilal iri ku butaka bw'u Rwanda yikina imyaka 2, akinira Simba umwaka umwe. Aho ngaho biragukarifiya kubura umudefenseur wa mbere ugiye gufasha ikipe ya Rayon Sport. Tukiguterera ijisho gutya urashaka iki byose Rayon Sport yabyuje kugira ngo yaze. Nta mukinnyi mwavanye muri Yanga uhakurya nawe? Oya, uriya yaravuye muri retirement. Sorry to say so. Amtarama watambutse. Sorry to say so. Amahirwe nuko wavuze ko bari 11 badafise plan. Bari 11 bazungu ariko pra twe tutarayikora neza. Ariko ubu nonaha uyu mukinnyi gituma ari mu ikipe ya Rayon Sport ni experience ya international level. Dukeneye ko nitujya gukina n'ikipe ya Panthère twe dufite umukinnyi umenyereye gukina iyo mikino. Nitumanuka muri Cameroon dusange niyo yaba stade yuzuyemo abantu 50,000. Tube tuzi neza ko umukinnyi dufite yaremewe gukina ibyo bintu. Izo stade yazikineye inshuro nyinshi. Ntago watangira kariyeri yo gukina ku rwego mpuzamahanga muri Wydad ngo utaramenyera ibintu by'abakinnyi by'aya marushanwa mpuzamahanga. Niwo muco wabo. Nuza muri Al Hilal ni gutyo, ni ikipe igera mu matsinda. Simba ni gutyo. Dukeneye rero karite nk'iyo ngiyo. Abakinnyi Rayon Sport igiye kongeramo nka 2 cyangwa 1 cyangwa 3 sinzi imibare ya direction technique na akadomo kuri i. Ntago ari wa mukinnyi wandika ngo ubone ngo mugorwe no kumushaka. Oya, ni ba bakinnyi barangiye bashize ibinya. Ko hari umuntu uguhaye message kuri YouTube igira iti, yitwa Bayisenge Jean d'Amour, agize ati avuga ati sha nta makuru ufite.
ya nyamukandagira izakubaga. Ibyo uri kuvuga si iby'ahubwo uri kwikina. Erega niyo mpamvu nazanye iki gikombe. Urukanga adversaire ntago ari ukumukanga. Ubu ibintu ndimo ndareba ntago ari ibyino rwose. Ntukiri uwino. Sindi uwino rwose. Ni mumbone nk'umudiaspora uri hano. Rayon Sport si yino izajya ikina hano. Ntago turaba hano. Kwa kundi bo wabonaga muri minsi ari kuvuga ngo ni pre-season. Champion niyo pre-season yanjye. Bazagakata. Nta kibazo. Mu minsi ishize baravuze ngo hari ikipe izaza nabi. Irya maseti. Urangije urya umuba. Aranapfuye. Icyo mvuga nge sindi uwino. Rayon Sport muyifate nk'umudiaspora wiyize mu biruhuko bisanzwe. Muzajya muyibona gutyo gusa. Amarushanwa naza nk'Isperi Coupe yo tuzabereka isura yacu kubera ko turi kwitegura amarushanwa mpuzamahanga. Ariko umwaka wacu w'imikino tuzawusoza tumaze kwigerera mu matsinda. Shampiyona ndajya nyikoresha nk'imyitozo gusa. Hanyuma Wasiri